Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda ariyo Rwagasabo News. Nk'uko bisanzwe murimo muravugana na wa munyamakuru wanyu Kevin. Nk'uko twasezeranye kujya tubaha inkuru zigiye zitandukanye kandi tukanazibagerezaho ku gihe. Nk'uko muyibona hano imbere y'amaso yanyu muri kubona isabune nshyashya yo gufura yitwa Ox. Iyi Ox ikaba ikuraho ibizinga ku myenda kandi ntiyangize mu biganza. Ntaho ihuriye na za zindi wamesheshaga ufite ubwoba ati nyabona nimara kuva mu mazi maze kumesa ikaguca ibisebe, ejo ugasanga ugiye kwa muganga kandi bakaguha n'imiti itagize ikiri bugufashe kandi kanagukosora gutwara amafaranga. Iki nicyo gihe rero cyo guhitamo isabune ya Ox, kuko iki nicyo gisubizo cy'ibyo bibazo byose buri muntu wese yahoraga yibaza ati se isabune nakoresha iyi sabune nabigenza nte. Igisubizo cyabonetse, isabune ya Ox ije kubikemura. Ikura ibizinga ku myenda rero, bya bizinga bya bindi byananiranye. Umugore rero dore iki nicyo gisubizo. Bityo wajyaga umesa imyenda y'umugabo ukabwira ngo wayipfubije cyangwa se ikazana ibibara nawe ubwawe utazi aho byaturutse. Ariko iki nicyo gihe isabune ya Ox yajije kubikemura, kuko ntabwo ikibazo uzongera guhura nacyo ngo wameshe ngo hajemo ngo ibibara iki n'iki, cyangwa se ngo washishutse mu biganza. Wapi, ibyo ntabwo bigezweho. Iyi sabune ya Ox yajije kubikemura. Hari isabune yayo y'ifu twakwita nka omo, hakaba n'iy'amazi wakogesha ibirahure, ukaba wakogesha n'ibindi bintu runaka, kuko iyi sabune ifite impumuro nziza ndayigutuye. Umuntu wese utarayikoresha rwose tangira ukoresha iyi sabune ya Ox, kubera ko yaje ari igisubizo ku banyarwanda. Wakwibaza uti iyi sabune nayikura he? Biroroshye kuyibona. Gana iduka ryose ricuruza ibintu bijyanye n'amasabune n'ibindi, ubabaze isabune ya Ox. Buri hamwe hose isabune urayisangayo kandi urayisangaho ku giciro cyiza. Ku muntu nawe wifuza kuyirangura isabune ya Ox biroroshye kandi birashoboka, ariko aha tugereye nabo ntabwo twabura kubibutsa ku bantu batarakanda subscribe kuba bakora subscribe, ndetse tunashimira by'umwihariko byimazeyo buri muntu wese wamaze gukanda subscribe, gukurikirana inkuru zacu uko bwije n'uko bukeye, kuko iyo niyo nkunga yanyu ikomeye. Kandi tubasabira amahoro y'Imana ajya ahorana namwe. Wakwibaza uti rero iyi sabune niba nyishaka kuyirangura ndayikura he? Niba uri umucuruzi ukaba wifuza kurangura ino sabune yacu ya Ox, biroroshye kandi birashoboka. Wahamagara nimero arizo izi zikurikira tugiye kuguha: 07 150 26 82. Ndasubiramo 07 150 26 82, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu, nabwo birashoboka, kugira ngo umenye ibindi bintu bisobanuro bitandukanye. WhatsApp yacu nayo ni 07 150 26 82. Ndasubiramo ni 07 150 26 82. Bityo utwandikire andi makuru, ibindi bintu byose ukeneye kuri iyi sabune ubashe kubimenyeshwa. Akandi karusho ni uko iyo uranguye byinshi uherereye muri kano karere ka Huye, iyi sabune igezwaho ku buntu, nta kiguzi, nta depanse yindi uciwe, usibye gusa ayo kwishyura isabune. Ikugeraho kandi ikakugiriraho ku gihe. Mucuruzi nawe rero iki nicyo gihe utangire gendana n'ibigezweho ucuruza isabune yacu ya Ox, kuko rwose iki nicyo gisubizo cy'Abanyarwanda, cyaziye Abanyarwanda. Iyi sabune ushobora kuba wayogesha imodoka, wayogesha ibirahure byo ku nzu, wayogesha ibirahure byo mu rugo. Isabune wayimeshesha, wayikaraba,
gusa by the way ifite impumuro nziza rwose, sinagenda ntakibabwiye icyo cyo. Buri muntu wese rero ashishikarijwe gukoresha ino sabune ya Oxy kuko isabune irahendutse kandi byoroshye kuyibona, byoroheye buri wese kuyibona kuko ari n'isabune yaje gukemura byinshi, yaje gukemura amakimbirane yo mu ngo. Ku isabune ntihenda, ntabwo ari kimwe n'izindi twari dusanganywe waguraga igisabune utazi isabune yakozwe mu biki, isabune wayimeshesha imyenda ukabona ari kuzaho ibizinga, cyangwa imyenda yawe wayimesa wawumesa rimwe wawusubiza mu mazi bwa kabiri, wawumesa ntukuremo umwenda watangira kuwumesa ugahita ugucikira mu biganza. Ibyo bikaba byaterwaga nyine n'amaproduwi isabune zabaga zakozwemo, ugasanga uhoze mu rungabangabo rwo guhora ugura imyenda wagira ngo uhora ugura imyenda ishaje, kandi mu by'ukuri atari uko ishaje ahubwo ari ikibazo cy'isabune urimo uragenda ukoresha zigiye zitandukanye kandi zifite amaproduwi chimique mabi cyane yangiza. Ari nayo mpamvu wajya kubona ukabona isabune ikwangirije uruhu mu kiganza, ugasanga mu kiganza hashishutse, ugasanga ugariye kwa muganga, kandi kwa muganga mu by'ukuri ntabwo nyine babura ibyo bagufasha kuko ntibabura imiti baguha yo kugukuramo amafaranga, kuko ntabwo waba wijyanye kwa muganga ngo ugereyo hanyuma uveho nta mafaranga ubahaye. Ntabwo ibyo bintu bishoboka, kandi nawe ari wowe koko ntabwo byakunda. Umuntu ntabwo yaza kugana akuzaniye amafaranga ngo umusubize inyuma, ibyo bintu ntibishoboka. Tekereza neza rero, dore iki ni cyo gisubizo kugira ngo nawe uhitemo neza, uhitemo isabune ya Oxy, bityo uce ukubiri no gushishwa mu ntoki, uce ukubiri n'ibizinga ku myenda byabaye akarande byanze kuvaho. Tekereza ko iyo ari isabune ikuraho ibizinga ku myenda kurenza na tineri, nk'uko abenshi bajya bavuga ngo bifashisha tineri ngo ikuraho ngo ibizinga, ngo igakuramo irangi mu myenda. Kugira ngo ubyemere neza nubwo bashyizeho irangi, ushobora gukoresha ino sabune yacu ukavuguta neza, cyangwa ukawukorera icyo bita kuwutrampa, ariko gufata umwenda nyine ukawushyira mu mazi ukabanza ukawumesa bisanzwe, wamara kuwumesa ugahita ushyiramo amazi, wa mwenda cyangwa se ya myenda ikarengerwa n'amazi, noneho warangiza ugahita unyanyagizaho omo hejuru, iyo omo ikararanamo na ya myenda. Bukiye mu gitondo iyo uyimeshe, I'm serious ko ibizinga byose byari biri kuri wa mwenda, cyangwa se ibintu by'ibirabagwe n'amabara byari kuri wa mwenda, by the way biviraho rimwe. Iki rero nicyo gisubizo. Ntukavuge ngo wabuze isabune yagukemurira ibibazo ufite, cyangwa se ngo imyenda y'abana nyabona ngo abana ngo imyenda ngo bayivuruguze cyangwa se babigenje bite ngo byanze gucya. Oya, ntukavuge iryo jambo kuko iyi sabune rwose n'ibyo yashije gukemura. Ntabwo bikigezweho ko wavuga ngo urayimesa ntibike ngo byanze gucya, ibyo ntabwo bikigezweho rwose. Iyi sabune ya Oxy yashije kubikemura. Dukomeza rero kugenda tubashishikariza gukanda subscribe ku bantu batarayikanda, ndetse n'abayikanze kandi namwe tukabifuriza amahoro y'Imana akomeza abane namwe, ndetse namwe mutarayikanda, iki nicyo gihe cyo kuba mwayikanda kugira ngo mubashe gufatikanya natwe urugendo rw'ubuzima duherereyemo, dukomeza kugenda twiragiza Imana, kuko Imana ariyo mugenga wa byose, ndetse Imana ijya ikomeza itujya imbere tuyijya inyuma. Iyi sabune yacu iraboneka ahantu hose hashoboka, haba mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, ndetse no mu mujyi wa Kigali, nk'uko no hanze y'igihugu naho biri muri gahunda yo gutangira kwagura imikoranire, tukagura ku buryo buri hantu hose wagenda uyisanga, aho waba uherereye hose iyi sabune ya Oxy ukaba wayibona, kandi ukayibona bitakugoye. Iki nicyo gihe rero cyo guhitamo neza ugatangira ugakoresha isabune yacu ya Oxy, kugira ngo uce ukubiri n'ibizinga ku myenda, uce ukubiri n'intonganya zidashira ngo wapfubije imyenda y'umugabo, cyangwa se amahane ari aho ngaho adafite aho ashingiye, kandi koko umugabo uruhande rumwe aba ari mukuri. Ntabwo wambwira ngo umwenda we wapfubye, ntabwo wambwira ko imyenda y'abana yajeho ngo ibizinga, ejo ngo nagure iyindi. Ntabwo bikwiye. Iki rero nicyo gisubizo cy'ibyo bibazo wari ufite. Iki nicyo gisubizo cy'amakimbirane mwahoranaga, ngo ibi n'ibi yerere, ugasanga ari ibintu nyine bla 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 biri aho ngaho bidafite aho bishingiye. Uyu ni wo mwanya, nicyo gihe cyo guhitamo neza,
turabakunda kandi turabifuriza ibyiza gusa, muzahahe muronke mubyare hungu na kobwa.